ijambo umwuka wera yaduhaye teme iravuga gutya ngo nyuma yuko wibaza ngo kubera iki hariho kubera ko. Ndongera subire nyuma yaho buri wese yibaza ngo kubera iki muri strategy y'Imana hakurikirwa no kubera ko. Mu bundi buryo ahantu hose habanza n'ijambo pourquoi hakurikira ijambo rivuga ngo parce que. Ahantu hose hatangizwa n'ijambo why hakurikirwa n'ijambo rivuga ngo because. Ahantu hatangizwa n'ijambo kwa nini harangizwa n'ijambo rivuga ngo kwa sababu. Ahantu hatangizwa n'ijambo rivuga ngo impamvu nyiki hakurikizwa n'ijambo rivuga gute cyo ni frere ngaho bizi hakurikirwa n'iriheja muvuga ngo haleluya mwongere cyane haleluya. Nushaka ugende wongera mu zindi ndimi ariko nashaka kubwire ngo ahantu hose hatangizwa n'ijambo ngo kubera iki iteka ryose Imana bifite ijambo rivuga ngo kubera ko. Niba mwami bisa muvuga ngo amen. Narababwiye ngo ahantu hose hagira iteruro. Niba mushaka ko mwakira ijambo ry'Imana mushaka ko munsubiza muvuga ngo amen. Niba utazi kuvuga na amina nuzazubona uhagaze hano imbere uzumva ko nakigusabye muvuga ngo amen. Text hariya muri kuva igice cya 13 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 18 ijambo ry'Imana riravuga ngo Farao amaze kureka ubwoko ko bugenda nimumve Imana ntiyabacisha mu nzira inyura mu gihugu cy'Abafilisitiya nubwo yari inzira ngufi cyangwa se inzira y'ubusamo. Umva 18 ahubwo Imana ibagendesha ibizigu ibacisha mu nzira inyura mu butayu ikaja ku nyanja itukura. Amen. Nongere subiremo Imana ikoze umurimo ubwoko bwa Isiraheli ibitangaza 10 Farao yemeye kurekura ubwoko buragenda. Igihe kigeze cyo gusohoka abana b'Isiraheli bose bo mu Egiputa bamaze gupfa Imana ibwira Mose ngo musohoke ngo baje gusohoka hari inzira ngufi rugazo bagenda isingahe ndi 3 ngo umugabo wayinyuze hagiye kabiri mu Isiraheli ariko aciye mu Egiputa turu yambe bagenda iminsi uko babasobanuriye iminsi 3 hari abandi bavuga ngo iminsi 11 abaye iminsi 3 nimutekereze Imana irabihorera ngo ibanyuza mu nzira yindi y'ibisigo yasigiza ngo muvuga ngo zigiza mu nzira yasigizage ntabwo yagiye ibakubita ikanyura hano ikabanyuza hano ngo bagenda iminsi 40. Ikibazo cyari cyo kwibaza ni iki ngiki pourquoi afite meditation yacu ya mbere n'ukwibaza inzira y'iminsi 3 aho bagenda bakagerayo ariko irababwira ngo tumugirire yasimisha muranyura hano mugende muzenguruka pourquoi mureke babaza yiza kuri Mose wari kubaza Imana kubera iki ni guteshaka kujya direct ku giti cy'inyoni ikibisagara sikate hano komusa ti ku giti cy'inyoni ukabanza ukazungurutsa Nyamirambo ukazenguruka mu mujyi naje utwaye ntazi gutwara mu modoka yawe nakoze ariko kubira ko bitakariza umwanya kwanyuza hanga wa kwa nini pourquoi mwabse ngo amen mwakongeye ngo amen mureke mbabwire ubuzima bwacu bwose kenshi bwujuje za pourquoi. Ubuzima bwacu bwuzuye amagambo yitwa kubera iki. Reka mbere kuri uyu mwanya kuva mu 2000 hari shifuzo basengeye Imana ntirasubiza tugatambuka hano imbere tukavuga ngo ariko Imana yacu umuntu wese usenga isengesho ririmo kwizera rizarisubiza ugatangira kwigwa wasohoka hari Satani kagucanga pourquoi yewe ngize imyaka 14 Imana idasubiza tiza yumva pourquoi warasenze
Imana irakubwira ngo humura tuza nzaguhereza umuhungu uzagukunda kandi muzashakana. Utangiye kurya zabonane ugejeje kuri 35 40 ugatangira kuvuga pourquoi. Ugakora business yawe ti yageririya igahagarara ntitera imbere kandi abapagani barimo baprosper pourquoi. Ngukiranukira ngahagarara ku mahame mazima abahaye baforda bagatera imbere. Why? Kwa nini? Pourquoi? Muvuge ngo amen. Mwongere cyane amen. Ukagenda ukiga wanakugera ku munota wa nyuma pa defense bagenzi bawe barusha ubwenge wageza gukopeza kugira ngo batsinde ndetse na memoire zabo ukazikosora zigatambuka. Iyo bakubita hari ajourne ugatangira kwizara kwibaza pourquoi kwa nini. Bakubaza mugenzi wawe mwidukira ngo ese nta kuntu ushobora kwibaza ibyo bibazo ntabikurimo mubaze nta bibazo ufite nta mpamvu n'imwe. ugakorera Imana amagufwa yawe ukabyina ugatera imigeri ukagira gutya wajya kugeza igihe kimwe ukazugendera ku modokari yinjira mu modoka kuko umubyeyi wacu yinjira nyuma yo gukora. Iyo murebye buri gihe ukuntu bashobora kugira gutya rimwe na rimwe ukabona ukuguru ko gutinze kuzamuka akagira umufasha kugira ngo kuzamuke kibaza ukuntu yageza gushinga aterura ibyuma pana bene hirya akabona kamata wito bagaterera muri kamyoneri ugatangira kwizera kuvuga gutya abandi twakoranye batanagukoreye n'amagufwa yabo batakoze nibazima baragenda. Why? Pourquoi? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma yo kubera iki hariho kubera ko. Muvuge ngo amen. Niba ushaka gutahana ko ngako nzaba ndangije bwira mugenzi wawe ngo nyuma yo kubera iki hariho kubera ko. Mubwire cyane. Bwana asifiwe. Nigeze kubaho umuhamya narize ndiga university umwaka wa 1 wa 2 wa 3 wa 4 Kongo habaga imyaka 5 mugere mu mwaka wa 5 ndakora amakuru ndatambuka première session kandi ntabwo nigeze kugira kubaje n'umunsi muri iyo myaka yose ntabwo nigeze kubaje n'ikuru niyo mugere mu mwaka wa nyuma nandika igitabo baragihagarika umwaka umwe kirahagarara ndategereza umwaka wa 2 baragihagarika ndategereza umwaka wa 3 kirahagarara nja gutsinda ku mwaka wa 4 imyaka ine nagize ndangiza lisansi ya mbere yose nyigira fine tour amaze ngahora narasengaga kandi umusore w'umuriro wivuga butumwa usenda cyavuga ubutumwa cyo gitare gitangaza nagaza numva ngo Imana naruka juya milima amaze ndibuka ko nageza nzamuka mvuye muri salle ya soutenance hari ahantu aho nari ncumbitse hari amaeskalier kagenda nzamuka gutya ndimo nzamuka amaeskalier umutwe wanjye wayikarikira urimo wizera pourquoi kinjira mu cyumba ngafungura umuryango karyama ku gitanda kacicara mpaye nibaza pourquoi Imana iranihorera umunsi umwe muri 1993 ninjiye muri Nyungwe mvuye i Butare imaze kurangiza ngo ngeri Bukavu mvurutse kwa musa nambutse Bukavu numva ko Imana imbwira ngo ceceka rero ngubwire kubera ko nyuma y'imyaka ine Imana yisubiza babo kubera icyabaye bagenzi banje twariganye bose barangije abenshi bari bamaze gufata amadiplome batangiye bari baragiye gukora i Burundi hehe cyo nyamara sasa yarakomeye niyo hari haraniwe kwiruka uwo mwaka ndada yarapfa ngo apfe ndi Butare fata imodoka mwijoro yapfuye mu sinzi bari mwijoro ngo namba kamarade yatanga kuva mu ndada yapfuye abenshi hafi 80% y'abantu bari baramaze twarangizanije nta n'umwe wari uriho abenshi bapfuye muri ntamba Imana irahindukira n'amubwira ngo ubageza wibaza ngo kubera iki reka kubera kugeza ubu sinza nibaza impamvu yo kuvuza ngo kurwa nahura n'ikibazo uwagira ibyo wakora byose icyo gituma ndashobora kuba umuntu ushobora kunyeganyizwa na kandi bizavuga ngo
kubera ko iki kimeze gutya, harimo kubera iki nibaza, harimo kubera ko. Mwavuze ngo amen? Ndagira ngo mwumva ko kandi mwakongaye amen. Text ikurikira nimwumve rero. Nimwumva ko ubwoko bwa Israeli barimo bibaza pourquoi tunyuze mu nzira y'imyaka 40 kandi hari inzira y'iminsi 3. Nukubera iki? Musa aribaza, abagabo baribaza, abadamu baribaza, abagore baribaza, abana bato baribaza pourquoi bazenguruka izuba ryabatwika bakibaza. Nimwumve neza ngo bigere mu gutegeka kwa kabiri igice cya 8 mu murongo wa 2 kugeza ku wa 4. Ahangaha niyo testament ubwoko muri kuva hariya twasomye muri kuva bari basohotse. None ahangaha musagiye gutandukana n'ubwoko, Imana iramubwira ngo ntabwo dore igihugu ngikiriya wakibonye, ariko reka nkubwire ntabwo uzakijyamo kubera ko wakubise ubutare kabiri kandi bareze icyo nagusabye. Tuzakijyamo. Gira ijambo ubwira uraga ubwoko bwa Israeli buragukana n'abandi, ariko bundi wabo. Musa rero ajya muri iri jambo ryitwa gutegeka kwa kabiri. Ni ukuvuga ngo yongera kandi kubaha amabwiriza ya kabiri ayasubira mu yo yababwiye bwa mbere. Nicyo impamvu kiriya gitabo cyitwa gutegeka kwa kabiri. Noneho icyo gihe bari bamaze gukora urugendo rurerure, Musa yaragiye asobanukirwa le pourquoi hamwe haba ibibazo ngo ni ukubera parce que zitangiye kuza ngo agere hano. Arabwira ngo kandi uje wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40. Kugira ngo kubera ko umva rero kugira ngo ugire gute igucishe bugufi. 2 kugira ngo ikugerageze. 3 kugira ngo ikumenyeshe. Shiraho texte y'igifaransa nayikunze cyane. Hari mubaze muri kaza mu Kinyarwanda maze murebe. Kugira ngo igucishike bugufi. 2 kugira ngo ugire gute ikugerageze. Imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Dekomeze ngo nuko yagucishije bugufi kiyakundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa kawe k'Uwiteka. Imyenda yawe ntiyagusaziyeho kandi ikirenge cyawe nticyabyimbye muri iyo myaka yose ko ari 40. Jumvise ko hari amasoko kuko sinarangiye. Noneho bagaza bibaza pourquoi passer par un chemin où on va faire 40 ans? Hari un chemin raccourci de 3 jours. Why? Kwani ngo barangiza urugendo, Imana iramubwira ngo nukubera ko je voulais t'humilier, t'apprendre et te tester. Mimi nilikuwa napenda ngucisha bugufi, ngupime, turuwa, kwigisha. Duseme haleluya. Oh, Bwana asifiwe. Hii Kifaransa yangu ndashaka ko numva amina ya amen. Amen. Mwongere cyane amen. Amen. Mwongere cyane amen. Amen. Ishire nimurebe harimo amagambo nakunze cyane. Ririya jambo ryitwa humilier cyangwa icyakabiri cyitwa éprouver, icyagatatu cyitwa apprendre. Buriya impamvu yose ishobora kuba wakwibaza ngo pourquoi, en fait Imana ibishaka kugira ngo ibanze gucishe bugufi timuriye wari warazamutse ibitugu zarazamutse. Imana ikabaza kugira ngo ibikubite bihariwe bireshene ibitugu kizabira bigeraho. Yamara kubona ko zafashe mesure ya bien kabura ngo alezi sasa. Amen. Icyakabiri ntabwo zishaka cyose ishaka kugira ngo testing ku éprouver gucisha kugira ngo so kumeze kizaha turuwa ibishaka kugira ngo gukoresha amasomo. Muvuge ngo amen. Mwongere kandi amen. Ndagira ngo mbabwire iki kintu. Iteka ryose Imana ntishobora gukoresha umuntu itarabaza kumucisha muri ariya masomo, parce que notre Dieu ni Imana expérience. Manu kidogo hahandi mu Kinyarwanda ndebe ko wasobanurira ngo haye texte y'igifaransa ndebe ko Kinyarwanda
noneho dukunde dushorane muri communication. Ubutaka igenda kugira ngo tugende text hajya hakurikira Yesu amba kuva rekera aho ngaho wasoma hariya kuri 13 muri kuva murongo wa 21 mureke mbabazi ngo Imana yabagendaga imbere ku manywa mu nkingi y'iki y'igicu bwakwira ikagenda mu nkingi y'iki none mbabazi Imana yacu nta munsi n'umwiza yishimira ko abakristo bahora muri teori. Iyo wigisha ngo Imana ishobora byose, Imana yo kwizerwa, Imana izikora ibitangaza, ntabwo izi kwemerera kuhora muri teori. Izibona ko amaverse yabaye menshi mu mutwe ikakubwira ngo isawa amaverse yabaye menshi ari mu mutwe ariko turayabiva ngo yarebe iyo ni teori. Ni kurya muri economy baguhereza cyangwa muri mathématiques cyangwa muri physique cyangwa muri chimie bakakubwira ngo des molécules d'hydrogène en fait ubuzana oxygène bibyara amazi kabifata mu mutwe kabivuga utarabibona kabura ngo sava allez descendez prenez le chemin uje muri laboratoire kabura ngo bivuzure nuko Imana zitwemerera iyi tunyuje mu nzira y'ubutayu ibishaka kugira ngo za formule ziri mu mutwe zimanuke zive mu mutwe zimanuke zigere hehe mu mutima none zigera mu mutima ntabwo uzumvisha ubwenge afite zizaba zabaye ubuzima Imana izikwemera rero ko nyura mu butayu kugira ngo rero mureke babaza ngo banyure mu butayu iyo bagenda iminsi 3 bari kugenda niyenda bihuta bakorara bwacu bakagenda banywa gusa reka babaza ikintu kimwe cyari kwerekana ko inkingi y'igicu ari nziza nta kindi cyabyerekanye n'izuba ryo mu butayu iyo batagira izuba ryo mu butayu tiba barumvise agaciro k'inkingi y'igicu dore izuba ngo bagere mu butayu rirakubita ngo pa agahanga kose kama kakumurimo turashize Imana data wa twese uri mu ijuru Imana ikaza ngo pa inkingi y'igicu igatwikira ikabaza hejuru ngo pa yamara gutwikira izuba rikaba ryakubita abantu bari mu bicucu bakava ngo uzubona ukuntu Imana yacu izirinda izuba ryo mu butayu none se batagira mu butayu bari kumenya gute ko Imana izirinda mu butayu irigishije bakagenda ndazuba ava izuba ritumye bamenya agaciro k'inkingi ntabwo bayigisha ariko n'ubuzima ko barumva igicucu cyari ko bwiza biza muri mu butayu uzamenya gute ko igicu inkingi y'igicu zitwikira izuba utararinyura ngo ijoro ryafata kigihe bugahagaze cyangwa bagenda mu mwijima bataheba bakaba basitara ngo pa yakingi kamurika yamurika bakabona atayiweye umwijima ugatuma bumva agaciro k'inkingi tibayibwirwa barayibwira uzatinye umuntu uvuga Bibiliya ayivugisha mu mutwe uzatinye n'umuntu uvuga Bibiliya yayivuze mwavuze mwami mwakonge manuka buke urebe mbabwira iki kintu Imana yacu yes bazire hariya nanditse l'étude d'expérience ni Imana y'inararibonye byandike sasa muvuge ngo haleluya twajyanye haleluya uzi mpamvu Imana yemera kugira mu butayu nukugira ngo ivandi zo wayumvisaga amatwi ugire gute ubibone n'abanyarwanda baravuga ngo ntiribara umukuru kubagize gute mwasubize cyane ntiribara umukuru kubagize gute ntabwo Imana rero cyangwa wariraye cyangwa warigenze abantu baza bavuga ijoro iryo basomye mu bitabo ariko Imana ikakubwira ngo nzagera igihe kuvana mu bitabo urigende numara kurigenda umenye ukuntu riryana noneho nimurika ubimenye reka rero mbabwire source abantu bose Imana yakoresheje parce que c'est une expérience ni Imana y'inararibonye kizikorana n'umuntu wumva amakuru izikorana n'umuntu wabonye umva rero Abraham yagira inararibonye n'Imana muvuge ngo amen mwongere ihute kuko bose sinabavuga nzabigaruka Moise yagira inararibonye niki mbere
Imana imuhamagara ngo ajye kuyobora ubwoko bwa Isiraheli, Imana yabanje imuhereza experience nayo, agendana nayo. Yavuye muri teoloji muri laboratoire aje gupima. Mureke mbabwire, mu myaka 40 yarize amategeko mu gihugu cy'abakwa Farawo, ngo arasohoka asanga umuyuda arimo arwana n'umunyegiputa arakubita toka we nani mwenye nakwambia kuchafuza ubwoko bwacu. Imana iramubwiye ati washatse kwihindura umurida mais tu n'as pas d'expérience. Sindakorana n'abantu batagira inararibonye, ndabanza kumanure ubanza ugende wibwire ko inararibonye nanje. Imana iramubwira ngo allez descende, iramwipanisha muri kuru waya uzaho yagiye mu butayu. Ngo agere mu butayu, Imana itangira kumwereka ukuntu baza bashumba intama, ukuntu intama zisaba kwizuba rigutwika iyanari ukashira ku bitugu kuko bwari ubwunge. Uzi cyatumye Imana Musa atikisha ubwoko bwose ngo bushire habe n'umunsi Imana imubwira ngo reka ubu bwoko jewe ndaguhindura ubwoko ariko bureke bwici. Musa arakana ushoboka. Uzi impamvu n'umugabo wari waramenyere patience kuko yari warayikorera intamba panda yari yaramenyere ati ahananiza itungo mukarwana n'ibindi abantu bikoza bamera j'ai de l'expérience avec ubuyobozi. Ngo aramanuka ariko ikintu cy'Imana ashakaga cyane ngo agezeyo imyaka 40 ishize kiyo yagize mu kutagize 80. Imana iramuhamagara ngo Musa wakwitegura kuja gukora y'ubwoko ati sinshoboye, je suis incapable, sinashobora. Imana ati sasa nabigize. Reka mbabaza, Imana yari mwana mutaye kumukora iki? Kumwigisha gusa cyangwa kugira ati c'était pour l'humilier. Kiwayobora ubwoko ufite wabwenge. Imyaka 40 yaramukamura. Wari wabona ukuntu baza babesura umwenda bamara bakawukamura mwebwe hano ni mukizungu ntibakibigira. Ariko jewe ndagasanga twaje kumesera mu mazi kuruzi tukamesa ikiringiti ugakubita ku mabaye mwarangiza mwagahagarara hariya agafata umutwe umwe undi agahagarara agafata ubundi amazi kamera ngo kamura shaka amazi mwarabikoze namwe mukagira ngo Imana kugira ngo grande experience nayo izi kumanura mu butayu ikabwira ngo hariya agafata umutwe hariya undi akabagafata gahe bagakamura ukazibona ko amazi yitwa ukanyota wamara kunyota ukuma utarahura n'izuba. Duseme haleluya. Kugira ngo izo ngo Imana izikamura umuntu kugira ngo grande experience nayo. Musashirira akaruka Imana wavuna kuyibavu n'ukuri kwibana nafuya Mana titsikia cha mtema kumi. Sikiliza nyamanza kuna gutegurira ministry. Ureke kubwira ingorane uzahura nazo izuba rizagutwika ubutaye ko buzaresha uzangana na ministry Imana gutegura. Iteka ryose abantu bahura n'ingorane nyinshi Imana iribategurira ministry ikomeye. Mureka mbabwire inkoni zaramba bakayitekamo ibishimbo bazabanza bakayitwika igihe kirekire. Rero nubona Imana yagutwitse tukava mu irananga uzavuga muri mutegurira ibyo. Reka mbabwire iki nirangiriza. Eliya yari afitanye inararibonye n'iki ariko natanga inzanibaza kuba Eliya yaraje akabwira Obadiya ngo genda ubwire umwami none hadubure ku musozi wa Karmeli ati ndaza kugaruka nsande wagiye banica ati ndakurahiye Uwiteka Imana nkorera uyu munsi ndabonana nawe. Iyo courage uko bitangaza kuko dushira ubwoba kuva ngo amare kugera ingabo za Bahari nimutekereze agoswe n'ubwoko bwose yaragize iminsi imyaka 3 n'amezi 6 ngo Bahari ngo bamiriza araho bakababwira ngo Imana yanjye yasinziriye Imana yanjye yasinziriye nimutakitanye yasinziriye. Wewe wari wamanura aya mafiero ufite yo kwirata uhayiseka abandi kuraseka abandi ngo basinze utarasinda wowe uzuseka abandi ngo yasinze n'uwijije igitego. Iyo confiance yayikuye he? Uzaho yayikuye yari yarabanye n'Imana yamuhaye inararibonye. Mu bundi buryo kuba yaricaye hano munsi y'igiti yahunze Ahabu yaje kwicara gutya n'ibindi byose yagiye akora byose nuko yabonye umuriro umanuka Imana wabibonye atetereye yarafitanye inararibonye Imana yaramugandira. Nimutekereze umuntu wicara ku kageze kuko batwigishije akabona igikona kiraje n'amerwe yacu kizana inyama n'umugati. Akabona yinjiye mu nzu y'umupfakazi Imana imubwiye mwinjirayo mudatese azatungwa n'iki akabona asitse utuvuta asitse n'agafu ibiseke n'ibiseke bikuzura aho ikizasura kumutera ubwoba n'iki
ubwo ubwira no kutarabo warumvise. Imana yakwemerera rero nyuma yo kuberekera hariho kuberako. Reka nirangirize kuri Dawudi. Niko abagabo batari bafite experience. Goliath yarabatutse ngo batuke kabiri, uzi cyabaye bose bakubitwa umutwe mu maguru iminsi 40. Ariko jewe ndiyo tukana iminsi 40 nanone nananiwe nahunga kagera. Sinokwihanganira ibitutsi panda 40 jamais. Je ne peux pas vraiment. Nahunga nanone umugabo yananiwe arahunga. Kuvuga atega amatwi umudaka gutuka iminsi 40 Dawudi ngo ahagira ati mwabwoko bwe uzabwira ati ngo bwira Imana mutanagira fiefie ntihagira akagabo kamanuka. Dawudi ati kwa abaje bara icyo kigabo nizaye ati ni Gifilistini. Kigatuka ubwoko bw'Imana n'Imana ati uwo mubikira mukuru ati kandi zamuna ko wasasa inkuru igeze kwa Sawuli. Sawuli ati ntiwarwa nawe uracandita reka kubwire jewe sinza mwibwa Imana numvise mwibwa Imana twajyanye fitanye experience yes ati narwanye n'intarera ndayikubita kuri rapfa turwa idumurira nakubitira rapfa none Imana yambijije Imana ifite iki experience ugira na experience n'Imana bakubaza mugenzi wawe mbese ugira na experience n'Imana mubaze kabisa urayigira niba utayifite Imana izamwigire. Abagore batagira experience n'Imana abagabo batagira experience abashaka batagira experience n'Imana bakamba no gusana ibihunyiro igihunyiro uzabuze igihunyiro nijoro kuvuga akimuka abutimuka se ngo hari bangirana n'Imana usiwe ntabwo wacukuza n'umuntu nushaka kuzazana ibihunyira n'ibwebwe n'injangwe uko zaba zingana kose ariko umuntu wagiranye experience n'Imana cyaza kumva gusa. Oh hallelujah niko abasore batatu bari mu muriro mu gihe babataye mu muriro bagiye kubona ko bari promene igihe bipromene babona umuntu wa kane ese izanibaza ese mwo kagira Imana izo mutaza mwibese ese bamubashe ngo se witwa nde ukuhuye n'umuntu kera bara ngura aho mwaramutse witwa nde vuye izanibaza ese bigeze bamubaza bagomba kuba baramwibwiye ngo baragenda ngo baje kubasohoza habe n'umusatsi muzo kufite umusatsi utinye umuriro habe no guhumura wo kongera kuzabakangisha iki Dieu d'expérience. No kutaza agafaransa subiramo Dieu d'expérience. Vuga cyane Dieu d'expérience. Ahora gatahanye utigeze ukandagara ku ndarasa y'ishuri nitabutarayibona nibura gatahanye uyu munsi. Oh tumubabaye mukozi. Oh haleluya. Tukaze wibaza ugarukire muri le pourquoi why kwa nini isomo ry'uno munsi nijyo kugufasha ngo wambuke uve muri le pourquoi ugere mu gihugu cyitwa kubera. Daniel waryaje mu rwobo rw'intare akagora igitaramo na marayika wamupangije Dieu d'expérience. Amen. Ubwo Imana y'indarayibona musubire cyane ngiye kukubwira igihe birya bibazo rero wahuye nabyo sinzo kukwisha nico nivyo kuguhereza indarayibona. Amen. Kwa gutinda gusubiza ku Imana muri bya bindi wategereje si urukundo ruke rwayo no kugira ngo guheza indarayibona gusa. Imana ibateje neza. Nakurikiye twajyanye ngiryo ijambo Imana yari yampaye. Amen. Satani nazaza kenshi kubera iki kibazo kubera iki nzafarangwa kubera iki konsu ushize hano yarahagurutse arashima reka ariho narangirizaho yavuze ijambo rikomeye ngo Mana we ngo nahagaze imbere y'abantu mbabwira ngo zose mbahagarariye gute bahe babona nikoreye agatambara plutôt akarabo. Imana ataceceka wa munsi yari yanezerewe sibyo ariko buriya uburyo inzira Imana yari yacishijemo kugira ngo abone iriya nzu tibungana n'uburyo yacishijemo ngo abone iya kabiri ni igitangaza kuruta uko yabonye iya mbere sibyo konso ndabizi wari warabonye iya mbere. Okay harawe yari ko yibwira ngo none se bizabuzwa n'igise hamwe akibwira ngo none se bitabaye byose abo dusangiye amaraso bwabuzwa n'igise
aho Imana atereka nongere kandi uraze mu ijoro nagaza mpura nawe mu gitondo hano tuje gusenga konsono mu yaracecetse kamaze se kwabaye umwana na taratibu ni ngo pastor mufite ikintu uzakubwira kimaze gukoreka kandi none yaracecetse yakinyeganyega naho Imana ashaka umuhezi experience ja ubuta muntu wabuganga uko wakongera kubona minervale yavuze cyangwa umugate ukararukanuye amaso Imana yarakoze bibi no ubu twarasenze twese tugiye kuvuga ngo Imana igiye kugira gute gusubiza nishaka itinda umwaka umwe imyaka ibiri uzava ngo gutinda kwayo irashaka kora mu mpere zina rinaribonye kugira ngo zaharira gute ife n'ukuri kirazaro Imana yamuretse agapfa Yesu akamureka ubu tuba dusenga ngo yazuye n'abapfuye yashaka ngo duheze indi experience shaje amen ngira mugenzi wawe uzubura nabyo byose tukibaza gusa ngwekere muri le pourquoi uzamenye ko iya parseke muza ako gafaransa barakaza mubwire ngo nuzakora n'ibibazo tugahere muri le pourquoi uzatambuka utentambuje muri parseke iyo Mana yacu muri amashinesha ushaka kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami aze ushaka kwakira Yesu nk'umukiza n'umwami aze hano tumwakiza agakiza kubera ko nakomeye kandi akwiye kandi kaba umugara kugukorera abantu nibabona ku muhanda bazasuzugura izina ryawe nawe aho bari baratabaye uhagurutsa n'abatari bamuzi uhagurutsa mwami Imana n'abatatekerezaga abo ngabo basohoza umugambi wawe aba bana bawe turangije iminsi 40 ndasaba kugira ngo Kristo Yesu buri muntu wese yakira ibisubizo bye kandi iminsi yindi yose isigaye iri imbere buri muntu wese umutima we n'akanwa ke bizuzura ubuhamya abagiye kugenda reka bajyanire ijambo rivuga ngo nubwo rimwe twakwibaza ngo nukubera iki ariko ibyo bibazo twibazaho ngo kubera iki bifite igisubizo kubera ko urakoze mahoro ya Kristo aherekeze buri wese